ngire ngo buri wese arabona ibiri kuba ukuntu bimeze. Benshi twagiye tubabwira inkuru nziza, turababwira ati aba federo ba payi netiwake ibyo bari gutangaza byose twabibabwira, ndetse ubu tugiye tubona ikimenyetso mu buryo bugirambuye. Niba tubona ko bari gutegura abantu kuba yenda bakitondera amategeko ya payi netiwake, icyo bita mayineti safeti, urumva ni mu buryo bwo kugira ngo wowe ubwawe umenye agaciro k'ibintu utunze. Ubundi iriya safety iba ishinzwe gukontorora icyo utunze cyawe igiha agaciro, niba ari ubuzima bwawe ikabukontorora, kuko ubundi safety ikintu cyose kijyanye n'ubuzima cyose iba ikirimo, iba igikontorora. Ni nayo mpamvu mugomba kumenya nyaboneka ko ibyo mufite ari bigomba guhindura ubuzima bwanyu. Niyo mpamvu na payi netiwake igenda ibashishikariza yuko mwarinda izo payi zanyu, payi waleti yanyu mukayirinda mu buryo bushoboka, ku buryo hatagira abantu bagenda bayiyogaza. Nkomeza mbabwira ko rero iyi payi netiwake abantu batabizi, ni payi ikoreshwa ku isi yose mu bihugu byinshi bigize isi. Nta gihugu na kimwe payi netiwake itarageramo, kandi sadepa yuko byose byemeye ko bizakoresha ino payi netiwake, ndetse kandi twabonye ko n'amabanki yabyo menshi yagiye yemera ko after open mainnet azatangira gutanga serivisi netiwake nk'ivunja ryayo, ndetse no kuba bahahirana n'inganda zaho bifashishije ino payi netiwake. Urumva rero ni ikintu cyiza, ndetse ni n'ikintu abenshi bagombye nabo guha agaciro, kuko ni ikintu gifite agaciro. Byose no kuvuga ngo ni ibintu by'ibitekerezo oya, ahubwo n'utarabyemeraga nawe ari kugenda ndakeka agenda abibona umunsi ku munsi. Urumva rero ni ibintu mugomba mwese gushyiraho umutima, ni ibintu mugomba gushyira hamwe kugira ngo mubashe kuba mwabyumva kimwe. Urumva ko rero bifite agaciro cyane. Nyaboneka wowe uri muri uyu mushinga, rinda payi zawe. Urumva ko iyo mutunze ni ibintu byiza cyane, nyaboneka murinde payi zanyu. Ndetse nawe wibagiwe kuba wakora iyo KYC nk'uko payi netiwake yagiye bidutoza, wagerageza ukayikora. Nyaboneka ugakurikiza amabwiriza bari kugenda bagutegeka. Tugiye kubabwira inkuru nziza rero ijyanye n'ibyo payi netiwake yagiye itangaza birambuye kuri uno mushinga wayo wa payi netiwake. Payi Core Team hari byinshi yadutangarije. Dr Nicolas niwe wagerageje kubivuga, ndetse kugira ngo tubashe kuba twabisansibiriza ahantu hose, ndetse twanabisobanurira abantu benshi kugira ngo babyumve neza, kugira ngo bamenye ibyo barimo ni ibiki. Baje kubasuhuza rero nshuti bavandimwe mudukurikirana, aho muherereye hirya no hino mu gihugu, ndetse namwe muherereye ku migabane igiye itandukanye, turabasuhuje. Abaherereye muri Afurika ndetse no ku migabane igiye inyuranye, harimo Uburayi, za Aziya, za Osiyaniya, hose turabasuhuje rwose. Urumva ko kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro rwose, tubiha agaciro kuko tubyitaho, kuko muri ab'ingenzi cyane, kuko muramutse mutadukurikiranye ntabwo twamenya ibyo turi gukora, ntabwo twamenya ibyo turimo, ndetse nta nubwo twagerageza gutanga ibiganiro, kuko ni abantu baba babikurikiranye. Ariko kuba muduha umwanya wanyu mukagerageza kumva ibiganiro byacu, turabibashimiye cyane rwose. Tubiha agaciro mu buryo bugiye bunyuranye. Ni nayo mpamvu natwe tudahwema kubagezaho ibiganiro binyuranye, kugira ngo mugende musobanukirwa ku bantu badafite amakuru kuri uno mushinga wa payi netiwake. Twese hamwe rero ni intsinzi yo kwishimira. We mushyashya kora subscribe, share and comment, kugira ngo tubashe kugendanamo neza, twese tubyumve kimwe, tuzajya amakuru namwe agugena gucika y'uyu mushinga, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye atazagira ibizabigucika.
twese rero twabonye inkuru nziza ya mainnet safety wallet cyangwa safety pi coin. Urumva ni uburyo batubwiraga ko mbere y'iyi open mainnet bagomba kubanza bakabigisha amategeko y'uyu mushinga. Urumva rero ni ikintu cyiza yuko mwese mugerageza kuba mwabasha kuba mwakumva uyu mushinga neza ndetse kandi mugakurikiza ibisabwa. Nyabakubwira kurinda payi zawe, nyaboneka wibikora nk'aho ari uguhimana cyangwa ari ukugenda. Twabonye ko nk'uko Daniel Fenros yagiye atanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, until now nabwo yatanze igitekerezo ariko agendeye ku bya Pi Core Team. Yagize ati today makes network exactly 6 years since it was launched, but the EDO want its 6 years to be worth less than $1 cheap price. Our time is worth good. Pi Network is example of the lifetime. So urumva ni ibintu yagiye avugaho neza mu buryo burambuye, ariko abo yashaka kubwira kenshi ni bano bantu bagiye bashaka ko ino Pi Network isohokera ku mafaranga make cyane kugira ngo bayarye, bakifuza ko ino Pi Network niho naho yasohokera ku idolari rimwe rwose byaba ari byiza, ariko bakabasha ko bakoresha Pi zabo. Aho abantu rwose batekerezaga nabyita nkaho ari no sense cyangwa ari nk'ibigoryi, ari byo twakwita residual, ariko urumva yabanenze cyane. Noneho rero tugerageje none kureba ibindi bitekerezo by'abandi, nabwo tugenda tubona ko iyi Pi Core Team yagerageje kuduha conditions tugenda tugenderaho kugira ngo tubashe kuyakurikiza tugere ku ntego zacu. Yaduhaye free conditions. Condition ya mbere twarayujuje, iya kabiri turayuzuza, ndetse n'iya gatatu twayujuje ubundi, ariko baduhaga kuzuza bari abantu bakoze KYC ndetse n'abakoze migration. Numva rero ni ibintu by'ingenzi kandi turabashimiye ko yuko mwabashe kuba mwabyitabira, ndetse n'iriya Bfest nayo mukabasha kuba mwayitabira, bakabona ko mwiteguye kuba mwakoresha ariya mafaranga mu buryo burambuye. Ni nayo mpamvu rero yahise ishyiraho mbere y'uko open mainnet isohoka cyangwa iyi launching, yahise ibaha amabwiriza mugomba gukurikiza kugira ngo mubashe kubyumva kimwe, ndetse mubashe no kumenya agaciro k'ibyo mutunze, mumenye ko na Pi Core Team nayo igenda ibitekereza itarabyibagirwa kuba yabaha gukoresha iri faranga. Urumva rero ni ibintu by'agaciro nyaboneka mufite, ntago utazi ikirezi ubundi burya ngo namenya ngo uburyo udafite ikirezi cyangwa wenda uw'ikirezi yenda ntabyita, sinzi ukuntu umugani mu Kinyarwanda wenda bawusobanura kenshi, ariko iyo utagifite cyangwa wenda utakireba akenshi ntabwo umenya uburyo kera, ariko burya uzi agaciro kabyo burya we abiha agaciro. Nyaboneka mwikirengagiza guha agaciro no Pi Network ko ni ifaranga rifite agaciro kandi mu buryo bugaragara. Urumva rero ko Pi Core Team nayo yagiye bashimira, muciye kuri X ngenda ndeba ibyo Pi Core Team yagiye itangaza, mbona ni ibintu byiza cyane
ndetse ina celebratinga abantu bagerageje kuba bakora ino KYC ikaba passed. Avuga ati rwose celebration, urumva ko muri kugenda mukurikiza ibyo musabwa. Ni ibintu by'ingenzi rero, kandi urumva ko ariko ati mubwo yagerageje kugenda ibintu mininga, urumva ni ibintu byiza cyane. Nanjye ubwanjye mbaye mbashimiye kuko urumva ni mwe mwatumye tugera ku ntego yacu, ko kenshi iyo musa nko mubisuzuguye twari gukomeza tugategereza paka imyaka ikarinda iba n'irindwi 8. Ni byiza cyane rero. None umva rero, umva ko rero ni ibintu byiza, kandi tugomba kumva ibyiza baduhaye ndetse banatugejejeho, kuko umuntu wapanze uyu mushinga wari umufitiye inyungu nibyo, ariko natwe twari tuwufitiweho inyungu, kubera ko niba urumva uzakoresha amadolari angana uko utarigeze unayatunga mu buzima bwawe, cyangwa utarageze ubona umwe mu muryango wawe uyatunga, ukaba ugiye kuba umuntu ugiye kuzahura ubukungu bw'umuryango wawe, ni ibintu byiza cyane, ntabwo ari ibintu byoroshye. Urumva rero ni ibintu by'agaciro, mugomba kuba agaciro. Ni byiza rero cyane, kandi akaba yababwiye ati rero ngo muri kino gihe twitegereje Open Mainnet, arababwira ati ngo umwaka mushya rwose, bifurije umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Urumva ni byiza yuko tugomba kwinjira mu mwaka wundi, ndetse no mu birori byiza ko tugenda ducelebratinga ibirori, ndetse nako tugenda ducelebratinga no kuba twagera ku bukire bwacu. Happy birthday to you. Buriya ubundi hari igihe isabukuru yanyu ari uko mwinjiyemo mu mushinga, mukaba mumaze igihe kingana uko twabifata nk'aho ari ivuka rishya, ariko umwaka mushya mwese mudukurikirana, yaba kuri channel yacu ndetse n'abakunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Tubaye tubashimiye rero by'agaciro, kandi tunezerewe nuko muduha umwanya wanyu, ndetse nk'uko Payiko team yabivuze, ndetse natwe tubashe kuba twabaha umwaka mushya muhire, kandi Imana ibakorere nk'ibyo yabateganyirije, yuko Open Mainnet buri wese iba imushimisha, iba imuhindura ubuzima, kugira ngo tubashe kugenda dutera imbere mu miryango yacu, ndetse n'aho dutuye igihugu cyacu tukizamure, ndetse n'umugabane wacu wa Afurika tuwuteze imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbashimiye rero, ubutanze gukora ikiganiro cy'inganda tugiye gukorana nazo mu after Open Mainnet. Murakoze cyane, ciao ciao. Welcome to Pilot. Pilot is a platform that facilitates peer-to-peer decentralized logistics by pioneers for pioneers. Pilot creates an avenue for senders, deliverers, and receivers to safely transport items from one point to another, fueled by Pi. Despite the enclosed mainnet Pi barter, pioneers still spend only fiat for deliveries. Pilot activates peer-to-peer logistics with Pi payment, bringing together senders who want to pay in Pi, deliverers who want to earn Pi, and receivers who are also pioneers. Pilot recognizes the need for supplementary and self-employed means of Pi income, and therefore provides a part-time, full-time, and anytime work opportunity for skilled and unskilled workers to have a supplementary and self-employed income stream, respectively. We have been able to set up the back-end to save users' information gotten from the Pi SDK, minor user data for each transactional role, transaction data, and processing of Pi payments. The Pilot team has also been able to create a friendly user interface to ensure standard user experience. Welcome to Pilot, where logistics meets Web3. Once you access Pilot, allow Pilot to authenticate you with your Pi Network account and give necessary permissions to let Pilot serve you better. On the homepage, if you wish to send an item, click on the Make a Delivery button, view online couriers and pick your preference. Fill in the required information about your delivery and click Done. If you are not able to find a courier that suits your taste, you can customize a delivery request, fill in the delivery details, and push it to an active delivery request pool.
If you want to earn Pi by providing courier services in Pilot, simply click on the Become a Courier button on the home screen, fill in the necessary courier data, and move to the Active Delivery Request page, where you can choose a delivery request that suits your preference. This is just a glimpse into Pilot. Pioneers, get ready to pilot logistics into Web3 with Pilot. The Pilot team is currently working on writing the necessary endpoints for each functionality of Pilot and simultaneously working hard on the front end to create a user-friendly interface for pioneers to interact comfortably with. During the remainder of the hackathon, the Pilot team aims to connect the front end to back end and test out the Pi authentication process, then unravel Pilot hosting and deployment. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.